amusaba ko babana yamwohereje kubibaza papa we. Azwi mu ndirimbo nyinshi cyane zibanda kuri gakondo ndetse n'umuco, nubwo wasigaye anakora iz'abana kuko arabakunda cyane. Uyu muhanzi kazi uba muri Amerika hamwe n'umuryango we ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi yibarutse umwana w'umuhungu wa kabiri. Ubuheta bwabo bamwita Kwema nyuma y'uwa mbere witwa Kwanda. Inkuru y'urukundo rwa Clarisse Karasira n'umufasha we ifasha abayo de juin. Bamenyanye bwa mbere bahuriye he, bamenyanye ryari, byagenze bite? Aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine. Iyi ni niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Nkanatekereza ko umeze neza, utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Bahura bwa mbere bahuye mu mwaka wa 2017 mu gitaramo cyo kwibuka umuhanzi Kamariza. Fashabayo yari mu ikipe itegura iki gitaramo, niho yahuriye na Clarisse Karasira ubwo yari agiye kukimutumiramo. Ubucuti bwabo rushaho kwaguka, ni nako Fashabayo yagendaga afata izindi nshingano nko gufasha umukunzi we mu bijyanye na muzika. Fashabayo yari mu mahanga arimo gusoza amashuri, mu kiruhuko yajyaga aza mu Rwanda gutegura igitaramo Murage Nyawo. Cyari igitaramo cyizihizaga ibigwi by'abantu bari nararibonye mu muziki, bariho cyangwa n'abatakiriho bakoze ibirenze. Uretse umuziki hakaba n'ibindi bakoze byagutse bikagirira akamaro sosiyete nyarwanda, harimo nka Bakamariza, Minani Rwema n'abandi bagiye batandukanye. Muri make intego y'icyo gitaramo kwari ukugira ngo abajene barimo kuzamuka cyangwa bakiri bato barebe ko izo mpano zazakora ibirenze tukabigiraho nk'abanyarwanda. Ubwo rero Clarisse nawe yari akiri muto agitangira ubuhanzi, nuko Fashabayo yakeneye Clarisse ngo nawe azamufashe muri icyo gitaramo. Nuko ariko Fashabayo de juin yohereza message Clarisse Karasira, ayimwoherereza mu Cyongereza, hanyuma arayisoma aramusubiza, ariko amusubiza mu Kinyarwanda, nuko ahita acaho umurongo ashyira mu Cyongereza. Ariko Clarisse arangije aramubwira ati tujye dukoresha ururimi rwacu, nimba dufite amahirwe yo kurumenya, ati nabyo byaba byiza tugiye dukoresha ururimi rwacu. Nuko Fashabayo de juin isoni ziramwica, ati wampa amahirwe yo kumenyana byimitse n'uyu muntu, ati navamo umuntu w'ingirakamaro kurushaho. Nuko nyuma baza kumenyana gahoro gahoro, biza kurangira bakundanye. Clarisse Karasira umwihariko watumye akundana na de juin. Clarisse mu kiganiro de juin na Clarisse Karasira bagiranye na DITV, Clarisse yagize ati iyo ukunze umuntu usanga wamukunze cyane, uko muganira ukumva ibyinshi murabihuje, ugasanga ari umuntu udasanzwe kuri wowe kandi ugasanga wamukunze cyane. Clarisse Karasira ati ndibuka tukimenyana bwa mbere, hari indirimbo yakundaga kunzamo yitwa Umusumba. Iyo ndirimbo ni ya Mugabo Justin. Iyo ndirimbo ivuga iti mbere umuhuza ni wanyu. Clarisse ati tugihura bwa mbere urukundo rwacu rwaragurumanaga cyane, ariko na n'ubu ruracyagurumana cyane. Naho de juin yagize ati ikintu navuga twagiye duhurira ku bintu byinshi bitandukanye, ugasanga twese dutekereza ku bintu byagutse, byateza imbere isi muri rusange ndetse n'ikiremwamuntu muri rusange ku isi. Ati ariko ugasanga byose rwose turabihuje. De juin yabajije Clarisse ati ese uramutse ubonye amafaranga menshi cyane wakora iki? Karasira ati nakubaka ikigo cy'imfubyi kandi abo bantu bakibamo bakajya bigira ubuntu. De juin ati ibyinshi rwose twari tubihuriyeho, yaba indangagaciro twari tuzihuriyeho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. De juin yasabye Clarisse ko amubera umukunzi, nuko Clarisse Karasira amwohereza kubibaza papa we.
dore ko icyo gihe Dejo nta nubwo yari ari mu Rwanda, yari ari muri Amerika. Dejo ati guhera mu mwaka w'ibihumbi 2013 nari narapanze ubuzima bwanjye, ati nari narapanze ubuzima bwanjye ko nzashinga urugo mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ati nubwo icyo gihe ntari nzi itariki cyangwa se n'uwo tuzabana. Noneho mu mwaka w'ibihumbi 2019 urumva ko nari ndimo kwegereza uwo mwaka, ati nibwo twahuye. Nagerageje kumumenya, tumenyana byinshi, tuba inshuti, dukorana bizinesi. Dejo ati twari dufitanye bizinesi, kuko twari dufite ifamu y'inka. Ati twari dufite ifamu y'inka kwa Clarisse Karasira. Papa wa Clarisse Karasira yari umuntu w'umworozi cyane. Ati urumva bwa mbere njya kwa Clarisse Karasira nagiye nigize umunyabizinesi. Ati ariko Clarisse nari naramajije kumukunda rwose. Clarisse Karasira ati tujya mu rugo bwa mbere, ati byari ibirori kandi byari bisekeje cyane. Ati kuko nari nabwiye papa ko hari umuntu uraza hano mu rugo ushaka ko dufatanya muri bizinesi y'ubworozi, bizinesi y'uko twagira ifamu z'inka. Papa we aramubaza ati se uwo mu bizinesi partner ni umuhungu cyangwa ni umukobwa? Karasira ati ni umuhungu. Ati kandi papa mpita amubwira ko uwo mushinga w'ubworozi, uwo mushinga w'ifamu yadufasha izacu akazishyira muze. Papa wa Clarisse Karasira arabyemera ati nta kibazo. Dejo ati njyayo bwa mbere nagiye rwose nze koroshya ibintu rwose, kuko nagiye nk'umunyabizinesi partner, urabyumva. Ati ariko nari naramukunze. Dejo ati ngwe n'ukuntu nasanze bashyizemo protokole cyane. Ati nasanze bose basohotse bari hanze y'igipangu biteguye umushyitsi. Dejo ati ati nabonaga ibintu babigize ibintu bya hatari, bashyizemo protokole. Papa wa Clarisse Karasira mu kwakira Dejo ariko aramubaza ati witwa nde? Ati amakuru yawe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ati ariko kumbaza izina asanga nitwifasha bayo Dejo Silva, kandi na papa wa Clarisse Karasira nawe yitwaga Silva. Aravuga ati wow, ati turitiranwa, turumva ko uri umwana wanjye. Ati rero mwana wanjye jya mu bandi nta kibazo. Dejo ati nasanze ari umuryango mwiza, umuryango ugira urukundo kandi wubaha. Ati burya isuku igira isoko. Dejo ati Clarisse akimara kumbwira ko nabaza papa we nimba twakundana, ati nahamagaye papa we, naramuhamagaye nubwo ntari ndi mu Rwanda, ndi muri Amerika, musaba ko nakundana n'umukobwa we kandi urukundo rwacu rukazagera kure. Aramutse abyemeye rukazagera kure tukazabana. Papa wa Clarisse Karasira dore ko ari pasiteri. Ati icyo yansubije muhamagara yarambwiye ati impa iminsi 3 mbanze misengere nzakubwira mwana wanjye. Dejo ati nyuma y'iminsi 3 yaransubije arambwira ati mbahaye umugisha abana banjye, muzabyare hungu na kobwa. Dejo arongera ahamagara Clarisse Karasira amubwira ko papa we yabyemeye ko bakundana nta kibazo. Ati ariko papa wa Clarisse akimara kubyemera ati numvishe nishimye, numva ngize ibyishimo byinshi, numva umutima wanjye urasubijwe. Hanyuma mpamagara Clarisse mubwira ko umubyeyi yabyemeye kandi yabihaye umugisha. Clarisse nawe ati nta kibazo nanjye nishimiye igisubizo cy'umubyeyi, kuba tuzabana nta kibazo rwose nanjye ndabyishimiye. Clarisse impamvu yamutumye ku mubyeyi, yatumye Dejo ajya kubaza papa we ko bazakundana ni iyihe? Clarisse yagize ati njye numvaga ari ibisanzwe rwose, numvaga ko ntacyo bitwaye, nkumva ko kuba ari ababyeyi banjye bambyaye kandi bandeze bagomba kugira uruhare no mu mahitamo yanjye. Ati nabimubwiye numva nta kibazo rwose bintwaye, numvaga ko ari ibintu bisanzwe. Icyabagoye cyangwa icyaboroheye mu gihe cyo kudehetingana ni ikihe? Barasubije bati twari duhuze kandi dufite akazi kenshi ndetse tunafite amabizinesi. Aturumva kubihuza n'urukundo rwacu byagiye bitugora. Dejo ati icyo nagenderagaho ku muntu numva kuzambera umugore cyangwa se umukobwa nahitamo wazambera umugore. Ati nifuzaga kuzabana n'umuntu w'inyangamugayo, wubaha Imana, warezwe
wiyoroshya, uca bugufi, ufungutse kandi mu mutwe. Naho ku ruhande rwa Clarisse Karasira ati ibyo nasabye Imana byose yarabimpaye kandi narenzaho, ndishimye kandi ndayishimira. Ku munsi w'ubukwe bwabo bose biyumvaga neza nubwo yari muri COVID-19. Ati twari twishimye kandi twishimye cyane kubera ko twari kumwe n'imiryango yacu badushyigikiye impande n'impande. Ati byari ibyishimo birenze kuri twebwe. Indi nkuru y'ibyishimo ku muryango wa Clarisse Karasira n'umugabo wifasha abayo de Joie ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi bibarutse umwana wa kabiri w'umuhungu w'ubuheta bwabo. Uwo mwana w'umuhungu wabo wa kabiri bamwita Kwema nk'uko Clarisse Karasira yabitangaje ku rukuta rwe rwa Instagram ku itariki 9 Nyakanga 2025, aho yagize ati twibarutse Kwema, ubuheta bw'umuhungu wacu duhesha ubwema. Clarisse Karasira yari mu mashimwe menshi cyane kubera ko ku itariki 27 Kamena mu 2025 nibwo Clarisse Karasira yatangaje ko agiye kwibaruka umwana wa kabiri w'umuhungu. Icyo gihe yatangaje iyo nkuru yifashishije amashusho aho yari yashyizeho ari kumwe n'umugabo we ndetse n'umwana wabo wa mbere witwa Kwanda. Ashyiraho amagambo agaragaza ko ashima Imana imirimo iri kugenda ikora mu buzima bw'umuryango wabo. Ati murebe ibyo Uwiteka yakoze bakundwa, umuryango wacu urimo kwaguka, turimo kwitegura undi mwana vuba cyane. Uwiteka yakoze ibintu bidasanzwe kuri twe, natwe twuzuye ibyishimo. Kwema aje akurikira Kwanda. Uyu Kwanda wavutse mu ijoro ryo kuwa 13 Kamena mu 2022 mu bitaro bya Northern Light biherereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi kazi Clarisse Karasira yarushinganye na ifasha abayo de Joie mu muhango wabereye kuri Christian Life Ensemble. Urusengero ruherereye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, aho ibirori byabo byabaye ku itariki ya mbere Gicurasi mu 2021. Media tuti turifuriza uyu muryango wa Clarisse Karasira na ifasha abayo de Joie, Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zabo ndetse kandi nibonkwe. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Nje uvaga ndi niyo nkuru Karine, nawe iyi ni niyo nkuru media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wabinyuza hano hasi muri comment section. Ngicyo mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza twibanire nawe hano kuri niyo nkuru media.